Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakundwa mwese mwahisemo kuzajya mwibanira natwe makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi n'amakuru abariho aravugwa hano iwacu mu Rwanda mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'amaguru. Ni byinshi cyane biba biriho kugenda bivugwa tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite. Umwanya nk'uyu nguyu ugiye kuntiza iminota mikeya cyane utera gatebe neza wicare maze nanjye nze kuba nkubwira amwe mu makuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Tugiye gutinda kandi twitse muri ekipe ya Rayon Sport. Iyi ekipe iriho iravugwamo byinshi bigiye bitandukanye, haba abakinnyi bagomba kwinjira muri iyi ekipe ndetse n'abagomba kuyisohokamo. Ekipe ya Murera umukinnyi wa mbere iramutangaza mu kwezi kwa gatandatu mu matariki ya mbere, nibwo umukinnyi wa mbere iraza kumutangaza ku mugaragaro. Ariko Verite TV tuba tuhabaye kugira ngo tubabwire ngo uyu mukinnyi ari haraganirizwa na ekipe ya Sport. Se ibiganiro bigeze he? Ese uyu mukinnyi ari harifuzwa na Rayon Sport koko? Byose tuba dore kugira ngo tuze tubavire imuzini muzingo. Kubana natwe nta byoroshe nkabyo rwose n'ukanda subscribe. Nimba wakunze inkuru yacu ugakanda ku iyo buto ya like. So n'umukinnyi ukomeye cyane Hakim Amis ari haravugwa muri ekipe ya Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane. Hari amakuru mashyashya yamaze kugera kuri Verite TV kuri Hakim Amis ukinira ekipe ya Gasogi United. Ese Kenisi yemeye gutanga Hakim Amis muri Rayon Sport? Aha abantu benshi bahise bagira dute, baravuga bati Kenisi ntabwo yatanga Amis Hakim muri Murera. Byose nge ndaje mbe mbikuvira imuzini muzingo nkubwire uko bimeze nuko diru ihagaze. Ese ibyari shari bazongwa Kirongozi wamaze gutangaza ko atishimiye ubuzima arimo muri Kiyovu, cyangwa oya ntago yamaze kwitangaza kuko byamaze kujya hanze kurava mu bantu ba hafi ye rwose ngo ntabwo yishimiye ububabare ari kunyuraho muri Kiyovu Sport. So ndaje mbabwira ngo bimeze bite, ngo byifashe bite. Reka amakuru yacu tuyatangirire ahangaha kubwire ko Ani Elijah we na rutahizamu wa APR Football Club Victor Mbawoma nibo bayoboye urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi hano mu Rwanda, aho bose banganye ibitego 15. Ku munsi wa gatandatu rero w'iki cyumweru Bugesera Football Club izakina na Etoile de l'Est umukino usoza shampiyona, umukino isabwa gutsinda kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere kuko no kunganya yahita imanuka. N'umukino Bugesera Football Club izakina idafite rutahizamu wayo ukomoka mu gihugu cya Nigeria Ani Elijah, kuko yahawe ikarita itukura murabyibuka ku mukino aheruka gukina wa Muhazi United kuri june ya 29. Gusa nubwo batamufite ni ekipe ngo nta mpungenge ifite ngo kuko bavuga ko ni rutahizamu utarimo kwitwara neza muri iyi minsi. Uwo ni Ani Elijah. Amakuru ava hariya mu karere ka Bugesera akansanga hano za Kabeza niyicariye hano za Kabeza rwose hafi na Kanombe, niyicariye nikorereye inkuru gake gake. Avuga ko nta mpungenge batewe n'uyu rutahizamu bashinja kudatanga ibyo afite byose muri iyi mikino. Bivugwa ko batishimiye imikinire ye guhera ngo ntabwo bigeze bishimira imikinire ye guhera ku mukino
wa shampiyona uwo Rayon Sport yabatsinze ibitego ngo 2-1 kugeza ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ndetse n'umukino uheruka wa shampiyona banganyije muri Amazi United ubusa ku busa. Ngari nawo yahabwagaho ikarita itukura mu mikino 5 iheruka yatsinzemo igitego kimwe gusa. Guhabwa ikarita ko itukura bivugwa ko byaruhuye abatoza ko bari bafite ihurizo rikomeye cyane ryo kuba bamwicaza ari muzima, ngo kuko yashoboraga guteza umwuka mubi muri ekipe, gusa ngo barimo gutegura ekipe yabo batamufite ndetse biyizeye ko nyine bagomba gutsinda, cyangwa se bizeye ko bagomba gutsinda ekipe Etoile de l'Est, cyangwa se nyine iyi ekipe gutsinda ko bizatuma itamanuka. So ni gutyo bimeze, reka ibyo mu ekipe haranira no kutamanuka wenda tuzabigarukeho nyuma, cyangwa se journée ya 30 hafi gukinwa nko ku munsi wo kuwa 4 cyangwa se kuri uyu wa 3 cyangwa se kuri uyu wa 4 tuzagenda tubigarukaho tubabwira ngo bimeze bite, ndetse na nyuma y'imikino tubagezaho ubusesenguzi bugiye butandukanye. So ngo bimeze bite rero muri Murera? Reka nterure ngira nti amakuru ava mu Karumuna mu Bugesera kwa Uwayezu Jean Fidel, amakuru aturuka mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport ndetse n'indani mu ruganda rwa Skol ndetse no ku biro bya Rayon Sport, akansanga hano Kabeza niyicariye, aravuga ko ekipe ya Rayon Sport yifuza Hakim Hamis wa ekipe ya Gasogi United. Ngo impamvu Hakim Hamis ekipe ya Rayon Sport ngo yamwifuje mu buryo bukomeye cyane, ngo hari imikino yitwaye neza muri iyi mikino ya nyuma ya shampiyona ndetse n'imikino y'igikombe cy'amahoro, ngo bityo bamwe mu bantu bashinzwe gushakira abakinnyi ekipe ya Rayon Sport bakaba baramubonye, ngo bakumva ko batagomba kumutakaza. Ibi ndabivuga mu ijwi rituje. Uyu rero ngo yamaze kwiyongera kuri ya liste nagiye mbabwira y'abakinnyi Rayon Sport igomba gushaka. Ikindi kandi muri Rayon Sport bamaze kubona kampani izajya ibafasha kugura abakinnyi, ubwo izajya ibafasha kubagurisha nayo izaza. Ariko muri Murera bamaze kubona kampani ibafasha kugura abakinnyi. Ibya Hakim Hamis rero ntabwo ndabisoza, kuko nacyo bafitiye indi dosiye yari Shari Bazombo Kirongozi. Uyu Hakim Hamis rwose muri Gasogi United nka Kenisi ukora business zigiye zitandukanye, ndetse akaba yarashora umupira w'amaguru. Biriho biravugwa ko icyapfa ni amafaranga yonyine, ubundi ngo ekipe ya Rayon Sport ikegukana uyu kizigenza, uyu mukinnyi ukomeye cyane Hakim Hamis. Gutyo bimeze, ayo niyo makuru rwose agera kuri Verite TV kuri dosiye igendanye na Hakim Hamis. Ni gutyo bimeze, mu gihe Rayon Sport ngo yatanga ibyo Kenisi ashaka, kuko Hakim Hamis ngo aracyafitiye amasezerano ekipe ya Gasogi United, ngo nawe yiteguye kumurekura nkuko yarekuye Bugingo Hakim. Ndetse n'abandi bagiye batandukanye bajya muri Murera ndetse no mu yandi ma ekipe,
rero na Amisa Kim agomba kuba ngo yarekuzwa akajya muri Murera ngo kuko nawe yamaze kugera kuri wish list. Reka tujye kuri Richard Bazoma Kirongozi. Iyi dosiye reka twongere tuyigarureho gatoya. Uyu mukinyi ekipe ya Rayon Sports bamushaka hasi hejuru mbere ko 2023-2024 itangira. Ekipe ya Rayon Sports yaraje avuga ati irakomanga ramuhenda ati manura ibiciro uze muri Murera. Umusore yumva ibyo abari abayobozi ba ekipe ya Kiyovu Sport bamusezeranyaga, aravuga ati utajya muri Kiyovu yabahombye. Gusa kuri iyi nshuro numwe mu bakinnyi bariho kwicuza cyane ku mahitamo bakoze yo gusinyira ama ekipe. Nawe rero kuri ino nshuro ngarifuza gutandukana ngo na Kiyovu Sport, kandi uravuga ko Kiyovu Sport iramutse imwemereye gutandukana nayo nta handi azaba yerekeje ni muri Rayon Sports kuko n'ibiganiro byamaze kurangira ngo igisigaye no kumvikana nawe na ekipe ya Kiyovu Sport. Ni ngutyo bimeze. So ntabwo nasoza ntababwiye ni nk'abakunzi ba Murera mukurikirana Verite TV cyangwa se mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, mwere kwiheba, mwere kumva ngo byacitse, umupira ni kumera. Arsenal iheruka igikombe za bibiri I think 2024 hagati aho ngaho. Uniheruka igikombe, uniheruka gushimisha abakunzi bayo. Ariko abakunzi bayo baracyayiriho. Rero n'abakunzi ba Murera mukomeze muyibeho. One day or real time muzabona ikipe ya Nyungura gutwara ibikombe. Gihe cyanyacyo, gihe nikigera Murera izagaruka, kandi ibiriho kubakwa si ibya none ni ibyejo bundi kandi bigomba kuramba. So mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane. Astra Vista.